urakaza neza mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. Uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2025, umwuka w'Imana kuntumyeho. Ndabwiwe ngo ninkubwire ngo ibyo utekereza byiza kutageraho nibyo Imana igiye kukuremera ubigereho mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 7. Ijambo riravuga ngo biremwe nonaha si ibya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Haleluya. Biremwe nonaha ngaha Uwiteka abishyizeho, bya bindi amaso yawe atarabona, bya bindi amatwi yawe atarumva, Uwiteka arabiremye, Uwiteka abishyizeho nonaha ngaha. Haleluya, haleluya. Hari ibintu utekereza ukabona hari abandi bikwiye, ukabona hari abandi bantu bikwiye rwose, ukabona we ntibigukwiye bitewe n'impamvu. Ariko Bibiliya iravuga ngo ni Imana yita ku badafite shinge na rugero. Hari igihe ureba ikintu washingiraho ngo utere iyo ntambwe, hari igihe ureba ikintu washingiraho ngo ugere muri urwo rwego, hari igihe ureba ikintu washingiraho kugira ngo ugire ubwo buhamya ukabona nta gihari. Wareba muri finance ntukibone, wareba mu miryango ntukibone, ukabona nta n'umuntu wagufasha, ukabona rwose si ibyawe, ukavuga ngo ibi, ugahitamo kuvuga ngo ibi ngibi si ibyanjye, ibi ngibi ntibigikunze, ntibigishobotse. Ariko bya bindi wabonaga ko bitariho, Uwiteka agiye kubirema nonaha ngaha. Uyu wa kane ni uwa kane wo kuremerwa ikintu, ni uwa kane wo kuremerwa igitangaza, ni uwa kane Uwiteka aboneka arema ibitariho bikabaho, ni uwa kane Uwiteka aboneka arema ubuhamya ku buzima bwawe. Oh, haleluya. Mvuze gutyo umwuka anyibutsa Aburahamu n'umudamu we Sara bageze aho biheba, bariheba, baravuga ngo ntabwo tuzigera tubona umwana. Bicira izindi nzira, bo bumvaga ko uwo mwana atabaho. Imana iza kubaha umwana uvuye mu rukiri rwabo, kandi imubaha bafite imyaka yo hejuru. Aburahamu afite 100, umudamu we Sara afite 90, batagifite icyerekezo cyangwa se bageze ahantu bavanga ibi ntibizakunda. Nagira ngo mvugane n'uyu muntu wari urimo uvuga ngo ibi ntibyankundira, ibi ntibimbereye, ibi ntibyanshobokera. Ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka. Hari ibyo wagerageje biranga, ariko bigiye gushoboka kubw'ububasha bw'umwuka wera, bigiye gushoboka kubw'imbaraga z'Uwiteka. Aburahamu Imana imukorera igitangaza ku mugore we Sara. Umudamu we Sara Imana imubwira ko igiye kumuha umwana. Sara araseka kuko yumvaga bidashoboka, nk'uko Imana ishobora kubwira ngo nguhaye inzu se n'urugero, nguhaye urugo se n'urugero, nguhaye urubyaro wari wararubuze ukumva ntibishoboka, nguhaye promotion mu kazi, nguhaye akazi, nkugize umuntu wo hejuru, nguhaye. Kenshi rero akenshi Imana ivugana n'abantu bayo, ibabwira ibintu birenze ubwenge bwabo. Igihe ucyumva ibintu bingana n'ubwenge bwawe, bingana n'ubushobozi bwawe, Imana yabikubwira, ukabona n'ubundi mu muryango bari kuzabigushoboza, ukabona n'ubundi diplome yawe yari kuzabikora. Ibyo ngibyo ntabwo bivuye ku Mana. Imana ivuga ibintu bihambaye, bya bindi utigeze urota,
bya bindi utigeze utekereza, bya bindi utigeze uvuga no mu kanwa kawe ngo bikinishe, Imana iravuga ngo ndabiguhaye. Umudamu bita Hana ajya gusenga igitondo kimwe, ajya gusenga ashima Imana avuga ngo akanwa kanjye kagukiye kuwiteka kuko nejejwe n'agakiza kawe. Haleluya. Aravuga ngo ntawera nk'uwiteka Imana iganje ku ntebe yayo, niyo ishyira ikuzimu igakurayo. Avuga ukuntu Imana ari Imana yera, avuga ukuntu Imana ari ifite ijambo rya nyuma. Wibuke ko uyu mudamu yari yarabaye ingumba igihe kinini. Iryo ni isengesho yasenze amaze kubyara umwana wa 7, ajya ku musozi gushima Imana. Uyu munsi wa none, uyu wa 4, ndagira ngo uzamure ibiganza byawe, uvuge cya kindi utatekerezaga, cya kindi utiyumvishaga, ucyature n'akanwa kawe. Ndagira ngo ntangaze nkubwire ngo ugiye kukigeramo kubera Imana, ugiye kucyakira kubera imbaraga z'Imana. Kubw'imbaraga z'umwuka wera birakwemerera, kubw'imbaraga z'umwuka wera biragukundira. Ndasenze ngo izi mbaraga zikwambare, ndasenze ngo aya mavuta agutwikire, ndasenze ngo uyu mwuka ukuzuze, ndasenze ngo iyi migozi icike, ndasenze ngo iyi migambi y'umwanzi kubitwe hasi. Nohereje umuriro ku bitugu byawe, nohereje umuriro ku biganza byawe. Hari umuriro mwinshi, hari imbaraga nyinshi, hari ubushobozi bwinshi bwamaze kugota ubuzima bwawe. Ese ni ibiki udatekereza ngo ibasha gukora cyane biruta ibyo twibwira? Hari ibyo wari waramaze kwibwira n'ibyo utibwiraga. Nje kuvugana nawe ibyo utibwiraga. Agura kwizera kwawe, agura. Imana ntiyakugezaho utabona, ikugezaho ubona. Agura iyerekwa ryawe. Tekereza ibintu binini, tekereza ibintu binini, tekereza ibintu bigari, tekereza iby'imbaraga, tekereza iby'ubutwari. Uwiteka arashoboye cyane, Uwiteka arabikora cyane. Data, ndagushimye ko hari icyo ukoze ku buzima bwa mwene data. Ndagushimye ko mwigaragarije mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagushimye ko kunanizwa kwe bitagishobotse. Ndagushimye ko umuriro wawe umwambaye. Dore umuriro w'Imana wakwambaye, dore imbaraga z'Imana zikujeho, dore imigozi y'umwanzi iracitse, dore buri gitero cyose cy'umwanzi cyamaze kwamburwa imbaraga ku buzima bwawe. Rangura uvuge ngo nakiriye amavuta, nakiriye imbaraga, nakiriye deliverance, nakiriye kunesha. Gutsindwa bimvuyeho, gutsindwa birarangiye. Mwuka wera w'Imana, ndagushimye kunyambitse kunesha, ndagushimye kunyambitse ubutsinzi. Haleluya. Ndagushimye ko undemeye. Tangira uvuga icyo ushaka, tangira uvuga icyo ureba. Kivuge mu izina, kiragukundira. Kivuge mu izina, kirashoboka. Kivuge mu izina, kirabaho. Kivuge mu izina, kiraremwa. Kivuge mu izina, kiriho kirashoboka. Mu izina rya Yesu Kristo. Biravuga ngo umunyantege nke avuge ngo ndakomeye, impumyi ivuge ngo ndabona. Ibyo Yesu yankoreye, ntiwongere gutinya, ntiwongere guhangayika. Imigozi iracitse yakubuzaga kubigeraho, imivumo iracitse yakubuzaga kubigeraho. Uwiteka aritamuruye. Haleluya. Biremwe nonaha. Haleluya, haleluya. Si ibya kera kugira ngo utazavuga ngo nigeze kubimenya. Uwiteka bikoze nonaha. Rangura uvuge, rangura uvuge ubutsinzi, rangura uvuge kunesha, rangura mu isengesho ryawe uvuge ngo Uwiteka ndagushimye. Mwami Yesu, sengeye mwene data ngo imbaraga zawe zimugote, ibyari byaramwangiye, ibyo yumvaga ko bitamushobokera. Ngushimye ko bimukundiye kuri uyu munsi, mu izina rikomeye rya Yesu. Ndasengera aba bantu Mwami dufatanya
gusakaza ubutumwa, bagasharinga zino nyigisho, bakazipostinga, kugira ngo ntiwemere ko hari icyamunaniza na kimwe, yinjire mu butsinzi buhoraho. Kandi domini 4 hari inkuru ugiye kumva y'umugisha kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza no kubusakaza kuri benshi. Imana igiye kuguha igitangaza gituma wumva inkuru nziza. Imana y'amahoro iguhe umugisha biremwe nonaha. Imana iguhe umugisha. Reka mvuge ngo bye bye.